nzwi cyane ku izina rya Nyarahene. Ubu urero kuvuga ngo Nyarahene ngo filimi ngo zimugejeje he ngo cyangwa ngo aro zamugejeje iyo abatarakoze izo filimi aka kanya wakabaye uri gukora iki kiganiro gusa iki kiganiro ntabwo uri butakika kugaburira nawe ufite inzozi zo kuzaba nka Nyarahene oya na ombi ni kimwe nabyo kuba nka Nyarahene Nyarahene ni celibateri mategeko ariko ntago nanonosoye neza ngo minuze nize umwaka umwe imyaka ibiri inilake umvaga abantu batabisobanukiwe batanabyitabira cyane ariko noneho twazizanye impinduka ku buryo imfura za mbere za sinema muri iki gihugu ni twebwe bakanyombya ba Samusure bande ba Mukarujanga n'abanzovu n'abanyina wa Mbogo n'abandi n'aba Mukarujanga so niyo mpamvu hagomba kuba abarunu modo siko bemeze iki kintu turacyumvikanaho noneho rero ubu wowe urareba ugasanga uzavamo Doniyeni ubwo ni kubitekereza uzareka kuba umunyarwanda uhinduka umushinwa uzajya peti yango attention atandemwa turashaka guhindura sinema nyarwanda tugashyiramo action menshi nkuko twabwiye ba Doniyene nubwo tugitangira turubwo turashaka kurengaho tukajya hejuru cyane bamenyekanye kuko bakoraga kuri televiziyo bibaza bagurisha amasede tukabareba ariko twebwe icyo cyonyine cyari cyo kureba nicyo cyonyine cyari noneho bari na bake oya imigeri hejuru cyane uziko abo bagabo ngiye barambabaje wowe uzarinda upfa udahuye na Doniyene wivuga gutya abagabo ntago bakubabaje uyu mugabo arambabaje ngarashaka kuba Scott Adkins ntago wahinduka umwongereza ntago ariko nababwiye ko njye nababwiye ngo muri ubuzima twamugabo siko bimeze hari ibintu bitubera bitemera kugira ngo tugere aho tugera ngereka mvugo wanje hari ibintu bibiri cyangwa bitatu bigize sinema cyangwa se by'ingenzi muri sinema ntabwo ari ukuguruka gusa ntabwo ari gutera imigeri gusa ahubwo amazina yanjye usanzwe nitwa Nkotanyi David nkaba ndi umukinnyi wa filimi nyarwanda yego usanzwe muri filimi nkina nitwa Joe yego iyo niyo filimi namamayeho cyane yitwa Amaboss yego hari izindi wakinyeho mbere yego nyinshi cyane yego hari Ghostland hari Gongzior hari ni nyinshi ntago nzi yamaye cyane ni Amaboss ndetse na Ghostland yanjye nyina ndi umushimusi cyane cyane kuko murakoze ngewe nitwa Kayitaba Emmanuel ariko nzwi cyane ku izina rya Nyarahene mfite amazina menshi mu mafilime atandukanye nagiye nkina n'iza Hollywood naheho henshi ariko Nyarahene niryo zina ryubatswe n'isura yanjye imipaka yonyine Hollywood baje ino barandekrita ndabakorera bajyana amashusho ariko ntago ari hano gusa Bujumbura tujyayo muri Kongo tujyayo Uganda tujyayo Kenya tujyayo urumva East Africa turahakorera cyane ariko cyane cyane hano mu Rwanda kuko niho cyo gihugu cyacu kandi tugomba gukunda iwacu kameme turimo turaganira ku kintu cyazamura sinema nyarwanda Nyarahene muzi kuva kera manza yegaga muri filime ukina muri za filime ese ubona ngiye muzi mfite imyaka 5 watangiye sinema ryari bigeze hehe sinema nayitangiye mu mwaka wa 2002 washize imyaka 20 birumvikana uvuze ngo none se urarebe gasanga tungana uvuze ngo
aho bigeze kure kugeranije uko twatangiye ibintu bimeze nk'amakinamico bigenda bizamuka buhoro buhoro, ubu bigeze ku ikoranabuhanga rishimishije kandi biri kugana heza. Filime zirantunze. Oya byo gushinga akabari nta nubwo mbikunda ngewe kuko nazinywera nkazimara. Nyarahene ni celibateri. Natangiye mfite imyaka 16. 16 ubu ngubu. Bubiri ko rafite 16 wowe? 2-2. Kubera ko ntago ngana nawe. 8 kuri kwigabanya niyawe. 8 urangira agahinja ngewe ngana n'uyu. Uyu nta nubwo twanga. Nize amashuri ashoboka. Nakubwira iki se, primaire, secondaire, icyiciro cya mbere cya kaminuza mpita mbivamo nkora amahugurwa atandukanye. Indimi n'ubuvanganzo. Inyuma nshobora kwandika imivugo, nshobora gushushanya nabyo ndabizi, gukora ama portrait, nshobora ni byinshi sinzi ko hari ibintu umuntu yiga mu ishuri ariko hanze akaba yakora ibintu byinshi bitandukanye, usibye kwiba, kuroga cyangwa ibindi, ariko ibindi byinshi nshobora kubikora. Mategeko ariko ntago nayanonosoye neza ngo minuze. Nize umwaka umwe, imyaka 2 inilake. Yego. Nanjye banyita Nyarahene Jean de Dieu, abanzi muri mubi bakaba banzi ku izina rya Demon cya Bashir. Demon. Yes. Iryo zina ni izina nahisemo bitewe na movie twari tugiye gukina, bitewe n'uburyo yari iteye ubwoba. Byari bijyanye n'ibyo ngibyo. Yeah. Bayita Ghost Land. Iyo filime tubwira akantu gatoya, senteze cyangwa se storyline ncamake yayo. Storyline yayo ya kuko Demon ni umuvandimwe twakoranye iyo filime. Ni umuntu dukoranye kenshi kandi ni umuntu twanyanye mu buzima bukomeye cyane. Niyo mpamvu filime akina nanjye nizo nyine. Iyo movie rero impamvu hanavuyeho kuba yakwitwa Demon, iyo movie twayikoze nyine twebwe turi abashimusi. Noneho iyo wumvise ijambo Ghost Land, ubutaka bw'abazimu, ubutaka bw'abazimu niho hantu havuye rero izina nka Demon. Yego. None se yarangiye yagenze? Turacyakomeza ntabwo irarangira. Ica kuri Extension. Yego, ni YouTube channel. Extension and the Focus Media. Urakoze cyane. Ubu ngubu urugukina muri iyi filime. Bayita Amaboss. Haniyo twatangiriyeho bita Secret. Nubwo tugeze kuri Amaboss turacyakomeza n'izindi nyinshi cyane. Abantu bakwitega iki muri iyo story? N'imiguruko. Imiguruko ya danje. Imigeri myinshi cyane n'ingumi zitabaho, no kwikaraga bitabaho. Ndi boss. Nanjye amazina yanjye ni Sanudani. Nkabanzwi ku kazina ka JD. JD Danirajikari. JD ni akazina wiyitiriye? Oya, ni akazina ko kanzwiho muri filime. Yes. Ndari mitiyemo director wanjye. Seconde, iyi ni projet yakanga ukoze ya filime. Ni ya 4. Ni ya 4.
umusaza ni umusaza turamwubaha ari hejuru cyane ni byose adufasha byinshi numva nk'umuntu umaze imyaka 20 mu gakino abaza ikibuga uko gishushanyije hari n'ibindi byinshi agenda adufasha sinabirondora byose ariko ni byinshi cyane 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 mikoro mubaze jewe niko ubu uri kuvuga ngo Nyagahene ngo filimi ngo zimugejeje he ngo cyangwa ngo aro zamugejeje iyo abatarakoze izo filimi aka kanya wakabaye uri gukora iki kiganiro gusa iki kiganiro ntabwo uri butakika kugaburira subize nawe bon biterwa ziba zitabinjiriza bari kuba baraziretse ntabwo bari kuba bakizikora ikindi kandi kariya ni katoto kariya hari izindi zisobanutse kurushaho oya njye ntabwo naparika hano ku muhanda ko urabona twari turi ahantu turi kuganirira hari aho iri ndava hano ngende nyifate iri mu kinamba quelque part hari muri make yo buvuga ati muri sinema ufite icyerekezo iki n'iki wenda hari aho ibibazo wahuye nabyo challenge imbogamizi none utekereza utwereke na vision nabonye uzi ibintu by'indimi ubwira uti ufite vision imeze icya urabona biri kiriya ko nawe akanyabiziga mu minsi iri imbere uzagaparika ngaha ibyo namaze kubikubwira icyo kibazo cya nyuma tugishire ku ruhande imbogamizi mu kazi kose ntago zibura twagiye duhura n'imbogamizi nyinshi kuko sinema yari ni nk'ari ikintu gishyashya cyari kigeze mu gihugu urubyiruko rwo ntago rwose nturwabyumvaga abantu batabisobanukiwe batanabyitabira cyane ariko noneho twazizanye impinduka ku buryo mu imfura za mbere za sinema muri iki gihugu ni twebwe ba Kanyombya ba Samusure bande ba Mukarujanga na ba Nzovu na ba nyina wa Mbogo n'abandi na ba Mukarujanga so ikintu rero kitwa vision cyangwa se vision mfite ngewe ndashaka gufata aba basore aba turi kumwe urungano rwabo n'abazaza nyuma yabo kubibakundisha kubafasha kugira ngo kubibakundisha kurushaho ko ushobora kubikora wizeye ngo ndahita mbona miliyoni miliyoni 10-20 ugacika intege kuko utazibona ako kanya ariko noneho ngewe niyo mission yanjye ni ukugira ngo byibura twe turabyina tuvamo ariko abari inyuma yacu barumuna bacu bashiki bacu tubereke inzira tubibakundishe cyane babikunda tubibakundishe abatabizi neza tubibigishe naguce mu ijambo tubwire hari nk'ikigo waba ubereye brand ambassador no kavuga ati nanjye mfite ibigo runaka namamariza yongeye gutanga ikiganiro yongeye gutanga interview ndabivuga okay niba ubyemeye ngira ngo abantu bo muri uyu mujyi wa Kigali no hanze yabo barabizi hari akanyobwa ariko ntuvuge ngo by'ibinyobwa ngo niko nkunda ikinyobwa ikosora urayizi ikosora ni ikinyobwa gikaze cya fresh ubwo se ubwo ujya utembera koko uracyari umuhungu ni ukuvuga ngo ari ikosora ikosora ni ikinyobwa cyiza cyane kitera imbaraga gisusurutsa umuntu ku buryo ahubwo nimva hano ndahita njya kugasoma ndagenda ngashake rwose ngakubite ngasome kuko hari n'abantu benshi bazicuruza yewe na hano hafi zirahari ngira ngo
hari umucuruzi mwiza witwa Bisangwa hano hirya arazigira rwose. ndumva ari byiza cyane. Reka mbaze Mr. Joe muri kumwe. Mr. Joe muri kumwe. Ese Joe, nagiraga ngo mubaze nawe ufite inzozi zo kuzaba nka Nyagahene? oya njyewe inzozi zanjye nzamurengaho. Kubera yuko buriya kwiga kwiza ni ukumenya, kandi ibyo umenye bikagira aho bikuvana n'aho bikugeza. Urwego njye nshaka kugeraho ntabwo nabikubwira ngo byumve. nshobora kubivuga ukagira ngo ni ukwiyemera, ariko ubundi njyewe ubundi umururumodo wanjye ni Donien, kuko n'ubusanzwe iyo nkina style mba nkina Wing Chan. njyewe ni Doni. role model wanjye ni njyewe. njyewe role model wanjye ni njyewe, kuko ntawe niganye nta nzigana, ahubwo nariyiganye njyewe ubwanjye. ikintu nabagira nk'inama, ntuzarebere ku wundi kuko ntabwo uteze kuzabawe, ahubwo wowe uzaguma muri wowe, irizere, gira confidence. Nyagahene wapi, icyo kintu wenda uvuze nicyo ku ruhande rumwe, ariko nanjye ku ruhande rumwe reka nongere mvuge ikindi. Mu by'ukuri muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi muri iyi si dutuyemo, hari byinshi tunyuramo kugira ngo bitwigishe. Siko hari umuntu ushobora kukubera iteme ryo kugira ahantu ushaka kugira runaka, niyo mpamvu hagomba kuba abarona umumodo. Siko bimeze, iki kintu turacyumvikanaho. noneho rero ubu wowe urareba ugasanga uzavamo Donien, ubwo ni kubitekereza, uzareka kuba umunyarwanda uhinduka umushinwa, uzajya ugura peti yango attention atande mwa. nawe tubwira rafite inzozi zo kuzaba nka Nyagahene? oya Ombi ni kimwe. ntabyo kuba nka Nyagahene. inzozi zihari urumva, twe dukina action urumva, twe turashaka urumva kubikura ku rwego rwa East Africa tukabigeza ku rwego rw'isi yose urumva. niyo mpamvu urumva tuvuga ati uyu nguyu avuze ko ashaka kuzamera nka Donien urumva. nawe ni Donien? njye role model Donien, ukongeraho na Boyka. oya imigeri hejuru cyane se. uziko abo bagabo ngiye barambabaje. wowe uzarinda upfa udahuye na Donien. abagabo ntago bakubabaje. uyu mugabo arambabaje, ngarashaka kuba Scott Adkins. ntago wahinduka umwongereza. ntago ariko nababwiye ko njye nababwiye ngo muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi siko bimeze, hari ibintu bitubera biteme kugira ngo tugere aho tugera. njye reka mvugo wanjye, yewe wanjye bamwita Steven Kanumba. ni igiki mwigiraho? ni byinshi. umugabo wakoraga atizigamye, kandi abantu benshi bazi sinema zo muri East Africa baramuzi, bazi n'ibikorwa bye, kandi ni byiza. reka tugiye kugutangirira aho turi kugana ku musozo. yego, noneho ugira ikintu wabwira abantu, abakunzi ba sinema nyarwanda mubateganyije. ikintu cya mbere nababwira, bagiye kuri YouTube bakore subscribe kuri Pride Official. icyo nicyo cya mbere. cya kabiri, ibintu abantu b'abanyarwanda bigize ngo ntidushaka kureba ibintu byo mu Rwanda, nimutabireba muzarebe iby'amahanga, maze tuzarebe ko namwe bazabareba. nicyo nabibwiriza, bazagume bareba hariya, natwe tuzareba hano, turebe ko batazagaruka tugasangira umushogoro. twebwe rero ikintu dushaka guha abanyarwanda
turashaka guhindura sinema nyarwanda urumva urabona ko ba Nyagahene na action bakinaga nyine kwakitinga amagambo theatre kandi nubwo tugitangira turubwa turashaka kurengaho tukajya hejuru cyane. Bamenyekanye kuko bakoraga kuri televiziyo bibaza bagurisha amasede tukabareba, ariko twebwe nicyo cyonyine cyari noneho bari na bake. Rero twebwe turashaka guhindura sinema nyarwanda tugashyiramo action menshi nk'uko twabwiye ba Nyarahene, ibintu nk'ibyo ngibyo cyane hejuru. icyo njye nababwira, urabona aba baracyari urubyiruko, baracyari urubyiruko. Hari ibintu bibiri cyangwa bitatu bigize sinema cyangwa se by'ingenzi muri sinema. Ntabwo ari ukuguruka gusa, ntabwo ari ugutera imigeri gusa, ahubwo hagomba kubamo inyigisho runaka nazo twatangiriyeho kugira ngo tumenyekane ku rwego rw'isi. Nk'ubu naguha urugero, Nzovu, umuntu witwa Nzovu, umuntu wo muri Amerika aramuhamagara azana akamushakisha mpaka amubonye, ariko si uzamwira ngo uri kuguruka uri guteratera imigeri. Doniyene deja yarabitangiye kera, ariko hari ibyo twe twakoze. Si ugupinga cyangwa se guhangana, ndakubwije ukuri, iyo mutavanze ngo mushyiremo umuco, mushyiremo kwanza imigeri ntabwo ari umuco wacu. Umuco wacu ni inyigisho, teatire ntabwo ari umuco gusa, na sinema nayo ni umuco, n'indirimbo ni umuco, n'imbyino ni umuco. Yes, bakurikire kandi bakunda iby'iwabo. Tuzabakorera byiza, bakore subscribe cyane cyane kuri iyi channel Abato TV, bakore subscribe kuri Pride TV, Pride official, share, like, hanyuma badukubite na comment, noneho ibintu bibe sawa. Dusoza ku kintu Nyagahene yaravuze, niyo mpamvu buriya umuntu ukurusha experience abakurusha. By the way, Nyagahene ni umuntu uturusha experience muri sinema nyarwanda, dufite byinshi byo kumwigiraho. Ibintu byo kuvuga ngo imigeri cyane imigeri nayo irakenewe kandi n'izo sito nazo zirakenewe. Niyo mpamvu tubakeneye abasaza nkamwe, mutube hafi kugira ngo tubashe kugira aho tugomba kugera. Murakoze cyane. Pride official, mudukurikirane, murebe ibikorwa byacu, turi kumwe 5 kwa 5. Sawa.